artificial intelligence. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe artificial intelligence niki, turebe amavu n'amavuko, iterambere ndetse n'ingaruka za AI mu hazaza. Dutangira iki kiganiro reka nkwibutse yuko ugomba gukora subscribe kugira ngo tujye tubana muri gahunda za buri munsi. Reka dutangire ikiganiro. Artificial intelligence AI cyangwa se ubwenge bukorano ni ikoranabuhanga rifasha imashini cyangwa porogaramu gukora imirimo isanzwe yakabaye ikorwa n'abantu. Nibyo, ni ikoranabuhanga cyangwa se porogaramu zishyirwa mu mashini zikaba zabasha gukora imirimo nk'iy'abantu basanzwe babasha gukora mu gihe bo bifashisha ubwenge. Twavuga nko gutekereza, gufata imyanzuro, kwiga ibintu bishya. Iki ni ikiganiro kirambuye kiza gusobanura inkomoko ya AI, artificial intelligence, uko imaze gutera imbere, ibyiza byayo, ibyago bishobora guterwa nayo, ndetse n'uko ejo hazaza h'iyi tekinoloji hashobora kuzaba hameze. Reka tubane. Wakoze subscribe, ndi P Legacy kuri channel yanyu ya P Legacy. Reka turebere hamwe amavu n'amavuko y'ubwenge bukorano, artificial intelligence. Ibitekerezo bijyanye n'ubwenge bukorano byatangiye kera. Ushaka kugira ngo wenda webije ejo bundi kubera ko AI tuyimenye, ushaka kuba utamaze imyaka myinshi uzi AI, ariko nagira nkubwire ngo AI imitekerereze yayo muri iri koranabuhanga yatangiye gukorwa mu myaka y'1950. Wowe uri kureba iyi video aho ushobora kuba wari utaranabaho. Nibyo koko, nanjye uri gukora iki kiganiro muri iyo myaka nari ntarabaho. Urumva ko iyi AI igitekerezo cyayo ni igitekerezo kimaze igihe kinini cyane. Reka turebe dore ikintu gikomeye mu mateka y'imivukire ya AI, inkomoko ya AI. Mu mwaka w'1943 witwa Warren M.C. Coulomb na Walter Pitts bakoze igitekerezo cya mbere cy'imashini ishobora kwigana imikorere y'ubwonko bw'umuntu, artificial neural networks. Hanyuma mu mwaka w'1950 Alan Turing yanditse igitabo Computing Machinery and Intelligence, aho yagaragaje ko imashini ishobora gutekereza nk'umuntu. Ni nawe watekereje Turing test, igipimo kigena niba mudasobwa ifite ubwenge bw'umwimerere. Nyuma gato y'aho imyaka 6 mu 1956 witwa John McCarthy yatangije ijambo artificial intelligence hari mu nama yabereye muri Dartmouth College, itangizwa nk'ishami ryihariye ry'ikoranabuhanga. Mu myaka y'1960 kugera mu myaka y'1980 AI cyangwa se artificial intelligence yagiye ikura buhoro buhoro, hakorwa porogaramu zifashisha nko gufata imyanzuro y'abantu, expert systems. Tuzamutse gatoya tugeze mu myaka y'2000 AI yatangiye gukoreshwa mu buzima bwa buri munsi nka Google Search, GPS ndetse n'izindi serivisi. Hano inyuma gatoya mu mwaka wa 2010 hatangijwe icyitwa deep learning. Deep learning ni uburyo butuma imashini ziga zifashishije imiyoboro y'imitsi y'ubwonko bw'umuntu, artificial neural networks. Hanyuma hano hafi cyane mwaka 2020 AI yakomeje gutera imbere cyane, ikoreshwa mu buvuzi, ubucuruzi, ubwirinzi, imodoka zitwara zonyine ndetse n'ibindi byinshi cyane. Ese hari byiza AI yaba yaragejeje ku bantu batuye isi? Nibyo koko, hari byiza byinshi AI imaze kugeza ku isi. Ubuvuzi, iki ni igice gikomeye mu mibereho ya muntu, buri wese mu kuba hakeneye ubuvuzi. AI rero ikoreshwa mu gusuzuma indwara hakiri kare cyane, twavuga nka kanseri ndetse n'ubuvuzi bwifashisha robot. Murabizi abajya bajya kwa muganga hari ubuvuzi bujya bukorwa hifashishijwe imashini cyangwa se robot. Abajya kwa muganga barabizi, cyangwa se abantu nk'abaganga babyumva vuba. Ndetse ikindi navuga kuri AI ni uko ikoreshwa mu gukora imiti mishya hakoresheje icyitwa machine learning. Turi kuvuga ibyiza bya AI, ninde wakwirengagiza igice cy'inganda n'ubukungu? AI ibasha gufasha inganda gukora amarobo, ibasha gukoresha za robot mu mirimo ikomeye maze bikazamura umusaruro. Ahari gukora abantu 10, robot ibashije gukoresha ubwenge bukorano ikabasha kuba yahakora ari imwe yonyine mu gihe kitageze kirenze cyo gutekereza ukanya nkako guhumbya. AI
zikoreshwa mu mabanki na serivisi z'imari. AI ibasha gufasha mu gukora igenzura ry'amafaranga ndetse no kumenya ubujura. Ninde wakwirengagiza AI mu burezi? AI ikoreshwa mu gutanga amasomo yihariye ku banyeshuri binyuze mu bumenyi bujyanye na personalized learning. Ikindi, hari imodoka zitwara zonyine, icyitwa self-driving cars. Tesla, Google n'izindi sosiyete zikomeje gukora imodoka zitwara zonyine hifashishijwe ubwenge bukorana, artificial intelligence. Tukiri kuvuga ku byiza bya artificial intelligence, ninde wakwifashisha ikoranabuhanga mu itumanaho? AI ikoreshwa muri Google Assistant na ChatGPT bitanga ubufasha bwihuse ku bantu. Muzi icyitwa ChatGPT? Abanyeshuri mubizi cyane kundusha. ChatGPT ni umujyanama wawe muhorana. ChatGPT uzayibaza ikibazo cyose wifuza, ChatGPT izabasha kukubonera igisubizo bibangutse. Nta wakwirengagiza rero icyiza cy'iyi AI n'ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho. Ariko kandi dukomore icyo dukome n'ingasire. Uko ibi byiza byose bikomeza kutugeraho kubera AI, ni nako hari ibyago bishobora kuzatezwa n'iyi AI. Nibyo, AI tumaze kuyirata, ibyiza byinshi maze kugeraho, ariko hari n'ibyago ishobora kuzateza. Icya mbere, hari kuba ishobora gusimbura abantu mu mirimo. Nibyo, nabivuze hejuru, yifashishwa mu nganda, ikabasha gukora cyangwa se ikabasha kugenzura amarobot, aho akabaye hakora abantu, hakaba hakora amarobo. Urumva yuko ishobora guteza ibyago by'uko ishobora kuzateza ibura ry'imirimo cyangwa se igasimbura abantu mu mirimo yabo, bikaba bishobora guteza ubushomeri, bityo igipimo cy'ubukungu kigakomeza kumanuka. Urumva ko iyo ni ingaruka mbi ishobora guterwa na AI. Ikindi, ishobora kuzakoreshwa nabi nko mu bikorwa by'iterabwoba ndetse no mu byaha. AI ishobora kwifashishwa mu kwiba amakuru, gukora ibitero by'ikoranabuhanga, icyo tuzi nka cyber attacks, no gukora amashusho cyangwa amajwi y'ibinyoma, deepfake. Ugasanga umuntu aguhimbiye icyaha akaba afite n'amajwi n'amashusho byo kubihamya, ariko mu by'ukuri ibyo bintu bitarabayeho, ahubwo byarakozwe n'ubwenge bukorana. Byo ni ibindi bibazo bikomeye. Ikindi, gishobora gutakaza uburenganzira bw'abantu ku makuru yabo, kuko AI nk'uko nabivuze hejuru ni learning machine. Iyo iriga ibasha kubika buri kintu cyose ihawe. Amakuru yawe nibasha kuyagiraho access, izabasha kuyabika, ibe yayatanga igihe cyari cyo cyose bishakiye, wowe utabigizemo uburenganzira cyangwa se utabigizemo ubushake. AI izakoreshwa mu gutahura no gukusanya amakuru y'abantu, bikaba byashyira ubuzima bwabo mu kaga. Ikindi, AI ishobora kwigenga ikaba yarenga abantu. Hari impungenge ko AI ishobora kugera ku rwego rwo kwifatira imyanzuro, bikaba byateza ibyago ku bantu, cyane cyane mu bya gisirikare. Buriya ngo nta cyiza cyabuze idenge. AI nayo ni nziza, ariko ahangaha turabona yuko ishobora no guteza ibibazo byinshi cyane. Ariko se ushaka kwibaza ngo ni gute twabasha kwirinda ingaruka mbi zaterwa na AI? Icya mbere, harimo kugena amategeko akumira ikoreshwa rya AI nabi. Ubwo ba nyiri kubaka izi AI turazizi, ntabwo twazirondora. Turazibona za Suno, za ChatGPT, za Lumen 5, ni nyinshi cyane ntabwo twazirondora. Ubwo ba nyiri kuzikora nuko bagena amategeko akumira ikoreshwa ryazo nabi, umuntu yazikoresha mu buryo bunyuranyije n'amategeko, zo zikabasha kuba zahita zifunga ibyo ari kuzikoresha. Icyo ni nimwe mu ngamba zishobora kuturinda ingaruka mbi za artificial intelligence. Ikindi, hari kwigisha abantu uko AI ikora kugira ngo bazayikoreshe neza, batayikoreshe mu buryo buviyora amategeko, ndetse kandi n'uwabashije kuviyora amategeko akajya bihanirwa. Ikindi, kugenzura imikorere ya AI by'umwihariko mu gucunga amakuru y'abantu. Izi AI rimwe na rimwe tuzikoresha ariko zifite uburyo bwo kwiba amakuru. Ibi icyo tuzi nk'aba hackers bashobora kubyihisha inyuma, akarema AI ikaza wowe yibaza ibibazo igusubiza, ugakeka ko yaje gusubiza ibibazo byawe, nyamara yaje kwiba amakuru yawe. Wamara kuinstalla muri telefone yawe, ikaba yabasha gutwara amakuru yawe y'ibanga, harimo amakarita ya bank, passwords ndetse n'andi makuru y'ibanga umuntu aba abitse. Ni ukuvuga ngo hakabaye zibanza kugenzurwa mbere yuko zijya ku isoko nimba zitabika amakuru y'abantu. Ikindi, nuko hakora AI izajya ifata imyanzuro mu nyungu rusange, aho kugira ngo ibe igikoresho cy'inyungu z'abantu bake, igafata umwanzuro
ku nyungu rusange. Tuvuge niba ishaka ko AI imwe yakugirira umumaro ariko bikaba byateza ikibazo sosiyete, hakaba hari indi AI ibasha guhita iyikuraho kubera inyungu rusange z'abantu. Hanyuma ahazaza ha AI rero cyangwa se ubu bwenge bukorano hashobora kuzaba hihuta cyane cyangwa se hakaba hifashe mu buryo bumeze gutya. Hari igihe birakekwa ko AI ishobora kuzagera ku rwego rwo kuba yatekereza nk'umuntu, Artificial General Intelligence, AGI mu magambo ahinnye. Ubwo ni igihe AI izaba ishoboye kumva, gutekereza no gufata imyanzuro nk'abantu. AI ukaba wajya kuyibaza kubera yuko yumva ko idashaka kugusubiza, ikakwihorera rwose, ikakubwira ngo uzaze ejo. Aho ngaho izaba yabashije kwifatira imyanzuro nk'umuntu. Ikindi ni uko dushaka kuzagira imashini zifite ubwenge bwisumbuye ku bw'abantu, Artificial Super Intelligence. Imashini zikaturusha ubwenge. Ushobora kwibaza ngo aha ngaha tuzaba tugikoresha imashini cyangwa zizaba zo zidukoresha. Ni ikibazo nawe wakwibaza. Aha ni mu gihe imashini zaba ifite ubushobozi bw'umurengera, bikaba bishobora guteza impinduka zikomeye ku isi, abantu bakayoborwa n'imashini kugira ngo uyobore imashini. Ibyo twikoreye bikajya bifata imyanzuro ku buzima bwacu. AI mu buzima bwa buri munsi, witegereje mu myaka iri imbere AI izajya ikoreshwa n'abaturage bose mu buzima busanzwe, nka serivisi za leta, ubucuruzi ndetse no mu burezi. Aho byaranatangiye cyane. AI ishobora kuzagira uruhare mu gukemura ibibazo by'isi, birashoboka. Nibyo koko AI ishobora kuzifashishwa mu gukemura ibibazo by'ihindagurika ry'ikirere, ubukungu no gutanga ibisubizo ku ndwara zitandukanye. Dusoza ikiganiro, twavuze amavu n'amavuko ya AI ndetse ibyiza n'ibibi n'ibindi byinshi twarebye haruguru. Dusoza ikiganiro, reka nkubwire ngo Artificial Intelligence, ubwenge bukorano, iri ni ikoranabuhanga rikomeje gutera imbere kandi rifite ubushobozi bwo guhindura isi. Nubwo rifite ibyiza byinshi, rigomba gukoreshwa neza kugira ngo ritazateza ibyago birenze ibyo abantu bakwihanganira. Birakwiye ko isi yose yitegura guhangana n'ingaruka mbi za AI, ariko nanone turaryifashisha mu guteza imbere iterambere ry'abantu n'ubukungu. Utekereza iki kuri AI? Ubona izafasha isi cyangwa izateza ibibazo? Byandike muri comment ndetse utubwire n'ubutaha icyo wifuza ko twagukorera. Njye nitwa P Legacy, iyi ni channel yanyu. Kora subscribe hanyuma tubonane mu kanya ndetse n'izindi nkuru.